ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe. Muravugana migisha Emmanuel nk'uko bisanzwe. Mundi Imana n'abantu bayo. Rero uyu munsi nongera kugira ngo tugane ku ijambo ry'Imana. Ariko nshaka tuganira ku kintu bita Mwuka Wera. Nshaka tugana kuri Mwuka Wera. Mwuka Wera w'Imana. Besabana n'abantu gute, besakurana n'abantu gute, nshaka tuganira kuri Mwuka Wera. Reka tubanze dusenga Imana. Turagushimye kuri Imana ikomeye, turagushimye kuri Imana ihambaye, turagushimye kuri Imana igira neza, Imana y'icyubahiro, Imana y'ubutwari ndetse n'ubushobozi. Komeza ubane natwe muri kano kanya, ubwiza n'icyubahiro byawe bikomeze biganze ku buzima bwacu, kandi Mwuka Wera aganze muri kino kiganiro. Duhamagaye ubutatu butagatifu, Imana, Umwana ndetse na Mwuka Wera, reka baganze, kandi buri umwe wese uri bwadukurikirane cyangwa uzatwumva, iri jambo ryawe rizagera aho rimuvana naho rimugera, naho rimugeza. Kristo yongere kuzuzwamo izindi mbaraga, yongere kuzuzwamo ibindi byiringiro, kugira ngo tuzabashe kubana mu ijuru, kugira ngo tuzagere wawe amahoro. Ngano komeza uganze mu izina rya Yesu yakoze Kristo, amen. Yego, tudatinze rero turaganira ku ijambo ry'Imana. Dusoma muri Ezekiyeli ibice byaho 47. Turasoma umurongo waho wa 3, nitumara dusimbuke dusome umurongo wa 8 n'uwa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kugeresha, agera mikono 1000, anyuza muri ayo mazi, amazi agera mu bugombambari. Turasimbuka dusome ku murongo waho wa 7 kugeza ku murongo w'9. Amaze kungarura mbona mu nkombe y'umugezi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi, maze arambwira ati, aya mazi atemba agana iburasirazuba azajya no muri Araba, kandi agere no mu nyanja. Nagera mu nyanja, amazi azakira, kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi utembamo yose kizabaho. Hazabaho n'amafi menshi cyane, kuko amazi yaho y'amazi azaba meza. Ikizima cyose kiri aho uwo mugezi ugera kizabaho. Amina, haleluya. Reka twongere dusome. Turasoma ibyakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere, umurongo waho w'8. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amina. Tuganire kuri aya magambo twasomye muri Ezekiyeli mu bice byaho 47. Dusoma umurongo wa 3, turongera turasimbuka dusoma umurongo wa 7 kugera ku 9. Dusoreje mu byakozwe n'intumwa ibice byaho, igice cyaho cya mbere umurongo waho w'8. Dushoje hatubwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo Mwuka Wera nabamanukira. Amina, haleluya. Ndashaka kuganira kuri step 4 cyase ibyiciro 4 umuntu ashobora kugendamo akuzura Mwuka Wera. Haleluya. Mwuka Wera mwimerere, uko wakuzura Mwuka Wera, uko Mwuka Wera yatura muri wowe, uko Mwuka Wera yabana nawe. Haleluya. Ahangaha Yesu ngo agiye kuzamurwa, asigabwe izi ntumwa ziwe
we ngo icyakora muzahabwa imbaraga, icyakora muzahabwa Mwuka Wera. Haleluya. Bishaka kuvuga ikintu uza gusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, guhera mu bice byaho 4 ukageza mu bice byaho 7, mu byo abahanga bakunda kwita ngo ni inyigisho zo ku musozi. Yesu ngo amaze kuzamura abigishwa we ngo abajyana ku musozi abereka abahiriwe abaribo, hari impamvu yabanje kubajyana ku musozi, nuko yarabizi neza ko hanyuma yo kuva ku musozi bazahura n'ibagerageza, bazahura n'ibaca intege, bazahura na byinshi. Abanza kubajyana ku musozi kugira ngo bongere bahabwe imbaraga. Haleluya. Kugira ngo bamanuke bavuye ku musozi bahawe imbaraga. Niyo mpamvu kiriya gice bakunda kuvuga ngo ni inyigisho zo ku musozi. Nuko rero ahangaha twaho dusoma arababwira ati icyakora muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera nabamanukira muzahabwa imbaraga, Mwuka Wera natura muri mwe muzahabwa ibyiringiro. Haleluya. Umuntu ufite Mwuka Wera ahura n'ibyiringiro, umuntu ufite Mwuka Wera aririnda, umuntu ufite Mwuka Wera, haleluya, umuntu ufite Mwuka Wera agerageza kubana n'Imana. Nagakizwa ku cyumweru gusa ngo kuwa mbere najya mu isoko, kuwa kabiri najya mu isoko cyangwa se ahandi ngo Mwuka Wera amute mu rugo. Hoya, ijambo ry'Imana ryatubwiye gute? Muri Ezekiyeli 42 ngo umurongo wa 3 ngo nukaranjyana ngo arangije ngo agera mu mazi, ngo mwase mu mazi, ngo amazi angera mu bugombambari. Hari abantu amazi ageze mu bugombambari bagarukiraho, niyazamuka ngo agere mu mavi, niyazamuka ngo agere mu rukenyerero, niyazamuka ngo abarengere, ajya mu bugombambari. Bishaka kuvuga iki rero? Hari abakijijwe binjiye mu itorero, twe tugira ngo nabarokore, binjiye mu itorero tugira ngo barakijijwe, bafite ishusho yo kwera ariko batera, bafite ishusho yo kuvuga Imana ariko batayivuga, bafite ibindi bintu runaka bishakira, bafite ibindi bintu runaka bibereyemo. Ariko umuntu ufite Mwuka Wera uzamubwirwa n'iki? Uzamubwirwa n'imbuto era. Ufite Mwuka Wera avugisha ukuri, umuntu ufite Mwuka Wera ntariganya, umuntu ufite Mwuka Wera abinyangamugayo, umuntu ufite Mwuka Wera abwiriza abantu ubutumwa bubahembura, abwira abantu ubutumwa buberekeza ku Mana. Haleluya. Dukeneye Mwuka Wera. Binyibukije Petero ariho ajyana na Yesu, ndetse akanamusezeranya akavuga ati nzubaka inzu yanjye kuri wowe, uru rutare, ndetse n'ibindi byinshi. Ariko hari akantu yari afite, yari yaranze kureka. Umunsi umwe aramubwira ati ko twasize ibyacu tugagukurikira, ngo mbese tuzagororerwa ngororano ki? Ariko se mu by'ukuri bari babisize? Ntabwo yabisize. Incundura yarazisize, ubwato yarabusize kuko atari kubasha kubona uko abibika. Ariko indobani ayishyira mu mufuka, icyuma agishyira mu mufuka. Bitewe n'iki? Wibuke yavukaga mu muryango w'Abazarote, bari bazi kurwana, bari bazi kurwanisha inkota. Hanyuma ajyanye na Yesu rero, inkota ye ntabwo igeze ayisiga. Ariko arangije abwira Yesu ati mbese ko twasize ibyacu byose tukagukurikira? Abivuze mu ikote harimo iki? Harimo indobani. Abivuze mu ikote harimo iki? Harimo bya byuma. Abasomye muzambwira ahantu icyo cyuma yaba arakiguze. Naho yari abifite. Hari abantu turi kumwe mu murimo w'Imana bagifite inkota, bagifite indobani, ariko ngo buze Umwuka Wera. Wahehe? Hari kugira ngo uzi Umwuka, hari ibyo ubanza kureka. Icyambere, ugomba kwatura ko Yesu ari umwami n'umukiza. Cyo ni icyambere. Kabanza ubakizwa,
ukihana ukatura. Step ya mbere kugira ngo wuzure Umwuka Wera. Amina. Icya kabiri, hari ingeso ureka zakugusha mu mutego, zagusubiza inyuma, za zindi zabisi, za zindi ukazireka. Step ya gatatu ni ugusenga. Gusenga by'ukuri, gusenga by'ukuri, ugasoma Bibiliya, ukiga ijambo ry'Imana, ugafata umwanya ukihererana n'Imana, atari ukujya gusenga ngo bakubwire cyaba guhanurire, hoya, ahubwo ushaka kubona Imana, ugasenga ufite intego, ukagera ku rwego nduko Imana imanuka ikaganira nawe. Hanyuma Imana imaze kukwishimira, wuzura Umwuka Wera. Hanyuma Imana imaze kukwishimira, bwiza bw'Uwiteka bumanuka ku buzima bwawe. Haleluya, haleluya. Hanyuma dusimbutse ku murongo waho wa 7 hatubwiye gute n'umunani kujya ku 9, ngo nuko ngo njyana ku ruzi, kandi ngo hanyuma ngo mbona amazi ngo ariho amanuka, ngo agana mu ruzi runini, ngo nukarambwira ngo aya mazi ngo nagera muri iriya nyanja, ngo ikizima cyose kirimo kizongera cyakira ubuzima. Bishaka kuvuga iki rero? Aho Mwuka Wera yamaze kugera, hatari hari ubuzima, hongera kuba ubuzima. Mwuka Wera nabamanukira, muzahabwa imbaraga. Hari abafite ibisa n'imbaraga zitari imbaraga, ariko ndakurarikira kongera kubana n'Imana, ugasoma ijambo ryayo, ugasenga ubutitsa, ugasenga, hanyuma Imana ikongera ikamanuka ikabana nawe. Mwuka Wera kongera akakugeraho, ubuzima bwawe buri mu manegeka, kongera ukakira ubuzima. Umuntu wawe w'imbere, wa wundi uzabona Imana, umuntu wawe w'imbere, umuntu wawe w'imbere akongera akagira ubuzima, akongera akabaho, kwakira ubuzima. Hari abariringi bigeze kuririmba ngo nta Mana nta buzima, kandi koko nibyo, nta Mana nta buzima. Udafite Imana wakwiye ko ufite ubuzima, ariko ntabwo ari uyu mubiri w'inyuma tubona. Ariko umuntu wacu w'imbere akeneye kongera kwakira ubuzima. Umuntu wacu w'imbere, umuntu wacu w'imbere, umuntu wacu w'imbere, umuntu wacu w'imbere wakira ubuzima. N'ahandi buturuka ni muri Kristo. Nkongera ubane n'Imana. Nibyo muri kiriya gihe cyose Yesu yaratse Petero, barakomeza baragendana, ariko afite inkota abizi. Nawe waririmba, ariko Imana ibizi neza kusambana. Waririmba, Imana ibizi kuroga, yewe ninagutamaze. Twebwe nitubimenye, ariko Imana yonyine ibireba kandi ikuzi. Ariko itegereje ko inkota yawe uyiyambura. Itegereje. Hanyuma rero njya kwereka ko nubwo bagendanye Yesu yarabizi ko ayifite, ngo hanyuma bafatira umusoro, ngo arangije ngo arareba, bavuga ati Petero ngo genda hari urobe, nurangiza usature ifu uvanemo uze wishyure. Kuki se ari we yabwiye? Yarabizi neza ko abifite, yarabizi neza ko ari kubigendana. Hari ubwo Imana ikureka ukabigendana, hari ubwo Imana ikureka ukaba icyapa kiyobora abandi, hari ubwo Imana ikureka ukaba moteri ishyushya abandi. Ariko wigenzuye, nanjye nigenzure, wigenzure. Mbese Mwuka w'Imana ari muri wowe? Mbese Mwuka w'Imana cyakorana nawe? Mbese uracyanezeza Imana uretse ibyo abantu bakuvuga? Mbese Imana ikuvuga gute?
uretse ibyo abantu bakuvugaho, mbese Imana yonyine yagutangira ubuhamya. Mwuka Wera yongera kumanukire, ufata umwanzuro ku giti cyawe, ufata umwanzuro ku giti cyawe, ubwira Imana ati ndongera ndagukeneye, ndongera ndumva nshaka kwakira ubundi buzima, ndumva nshaka kongera kubana nawe, ndumva nshaka kongera kugira ubuzima buzima. Amazi atemba ava mu rusengero yongera atembe ku buzima bwanjye. Dawidi abivuga neza ngo nge nikundira kwibera mu mahema yawe, ngo rega amahema yawe nayo igikundiro, ngo kandi amahema yawe ni meza. Reka Mwuka Wera rero atugereho, yongera atembe ku buzima bwacu, dukurikize zira ntambwe nke, wuzure Umwuka Wera, ubane n'Imana. Mwuka Wera mvuga si uguhanura, Mwuka Wera mvuga si ukwerekwa, Mwuka Wera ndi kuvuga nuwo kwanga icyaha n'igisa nacyo. Mwuka Wera mvuga nuwo kunesha. Niba wuzura Mwuka Wera utanesha, nawo ni igicupuri. Wuzura Mwuka Wera utarabasha kwihana kakageso, nawo ongera ugarukira Uwiteka Imana. Ongera aracyagutegeye amaboko, ongera ubane nawe, ongera umwiringire, ongera umwizere, azakugirira neza. Tugiye gusenga Imana, ariko se ufashe uhe mwanzuro? Tugiye gusenga Imana, ariko ugira umwanzuro ufata. Tugiye gusenga Imana, mbese wa muririmbyi we, mbese wa munyamasengesho we, mbese wa muvugabutumwa we, aho Imana iramutse ivuze uyu munsi, aho uyu munsi uramutse ukuwe mu mubiri, mbese urumva ijuru waginjiramo? Mbese imirimo wakoze iramutse ishizwe ku munzani igapimwa, wasanga ushitse? Uretse ko tuzi kuzikuririmba, uretse ko tuzi kuzikubwiriza, ariko se Mwuka Wera kurimo? Uretse uko abantu bakuvuga nuko nawe wigaragaza, mbese wowe wakwitangira ubuhamya? Ongera wegera Imana, ongera ubane n'Imana, ngo icyakora muzahabwa imbaraga ngo Mwuka Wera nabamanukira. Tugiye gusenga Imana kugire intego, ushyira imbere y'Imana, ugira icyo ubwira Uwiteka, ugira umwanzuro ufata, ureke kujya mu kajagari, ureke biriya byose bigutandukanya n'Imana, biriya byose bikuza kwegerana n'Imana. Bibiliya ikongera ikambwira ngo muri umunyu w'isi, ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze, ngo keretse kujugunywa hanze ngo abantu bakawukandagira. Mw'abantu mwe turi umunyu w'isi, turi umunyu w'isi, turitabaza rirahirengeye aho buri wese abasha kutubona. Mbese uracyari umunyu w'isi? Reka mbabaza akabazo kamwe, ariko ibiryo biraryoha cyangwa haryoha umunyu? Buri muntu wese aze kwisubiza, haryoha ibiryo cyangwa n'umunyu? Ibyo warya byose bitari mu munyu biba bibishye, ariko umunyu niwo ubiryoshye. Mbese umunyu nukayuka, aho ni waba warakayutse, ukibwira ko ugihagaze wamaze kugwa. Ubwami bw'Imana buragutegereje, ubwami bw'Imana buracyagukeneye, ubwami bw'Imana buracyakuramburiye amaboko. Ongera ugarukiraho ubane n'Imana. Reka dusenge. Turagushimye Kristo, turagushimye Wera wa Isiraheli, Imana ihambaye, Imana igira neza, Imana y'ubutwa ndetse n'ubushobozi, Imana y'icyubahiro. Dusubije amaso inyuma, dusanga dutsinzwe n'urubanza, dusanga umunyu wamaze gukayuka. Turakwinginze wongere wohereze Mwuka Wera,
yongera azatubere imamba n'inkomezi muri no rugendo, yongera twusuze. Kristo, reka bari barasubiye inyuma, abari baranamutse, abari barabivuyemo, bongere buzuzwe nawe, bongere basubire ku gicaniro, bongere babone gukomera kwawe. Bongere basubire ku rufatiro. Kristo, niwigaragaza aho bari mu mpande zose z'isi zitandukanye, buri umwe wese ubashe gufata umwanzuro, buri umwe wese ubashe kongera kugarukaho, buri umwe wese ushaka kongera kujya mu mwanya we wa mbere, buri umwe wese ushaka Data ya Kristo kuza imbere yawe, reka wongere umurengere. Kandi Data ya Kristo ubahe Mwuka Wera mwimerere, agakiza mwimerere, kakandi kabakunesha no gutsinda ibibi kongere kagaragare mu buzima bwabo. Yamazi atemba yongera agere mu buzima bwabo. Jambo ryawe ryatubwiye ngo amazi atemba, ngo nagera muri ya nyanja, ngo ikizima cyose kizongera cyakira ubuzima, ngo ikirimo cyose cyari cyarapfuye kizongera cyakira ubuzima. Nawe Mwuka Wera, aho ijambo ryawe ryageze, imitima yari yarapfuye, yari nangiye, yongera kwakira ubuzima, bongera kwakira indi mibereho, bongera kukubona. Reka twongere twakira indi mibereho myiza yo mu mwuka. Amazi atemba yongera agere mu buzima bwacu, kuko uri Imana igira neza. Ngaho nuganze kandi witamurure mu izina rya Yesu wakoze Yesu Nazareti. Amen. Shalom, amahoro y'Imana abane namwe. Mukomeze Mwuka Wera, mukomeze musenge by'ukuri, Imana ngwije zabagirira neza. Murakoze.